duherukana ibyo kwa Kamari bijemo kidobye. Dukurikira umukino. ariko sinyana kwa master none ubwo sinjya guhamagarara yego mari ni wowe ndi guhamagara ubwo sinsanga ko asubundi rwe ubundi wowe wazaje ukibera hano mu kigo hanyuma se wowe uranzi yego rwose nabuzwa n'iki se kukumenya erega uri n'umwana wo kwa master wacu uri ikimenya bose nuko nyine aho ubwa mbere muvugishije ariko ndakuzi pe novukana na KLARA se hanyuma se na KLARA nawe uramuzi yego rwose ndamuzi undi si we witwa nde ko ndeba ntakuzi njyewe nitwa Rena nigana na KLARA Rena ahubwo se rwe ko mbona umeze nk'umuntu ugiye cya nyine ngendagiye ahubwo reka nigendere ntabwo nshaka ko mwarimu ntanga mu ishuri oya rwose rwe buburetseho gato buretseho gato hari ikintu nashaka amasaha kugera oya ntabwo biri butinde rwose oya rwose rwe buburetse kugenda ho gato mbanze nkubaze amasaha arenda kugera ngereka nigende oya umva ho gato rwe ko KLARA atakiza hano ku ishuri byagenze bite ase yaba arwaye indese ntabwo tumuheruka pe umuntu wese ari kwibaza aho yagiye KLARA se yego rwose KLARA sha nyine njyewe reka nigendera zazo uzamubona ariko ibyo bintu by'ubwoba mubikura hehe mbwira ntacyo pe ndashaka kubimenya ni ukuri ndakwinginze rwe mbabarira ni ukuri mbabara ndakwinginze nyine ari mu rugo KLARA data yamubujije kuza ku ishuri ngo ni ngiye muhungu kandi umuhungu n'umwana utazamuzanira ibibazo papa yavuze ko nziga ngiye nyine kandi ko nzamugirira akamaro nindangiza kwiga amashuri ubwo se yabikoze ngo yaramuziritse se noneho ndumiwe master ibyo bintu ntabwo yabikora pe master ibyo bintu yarabikoze umuntu w'umuyobozi uzi agaciro k'ishuri akaba yafata umwana nk'uriye w'umuhanga akamukura mu ishuri erega ntabwo ari papa wabikoze oya ntabwo ari papa wabikoze ni KLARA ubwo yifatiye umwanzuro kandi KLARA yambwiye ko ibintu byo kwiga batakibishaka ahubwo data nawe yaramwinginze nanjye nashyizeho akanjye ariko yaranze ni KLARA oya pe KLARA nzi ntabwo yakora ibyo bintu KLARA n'ukuntu akunda kwiga ni ukuri ni KLARA oya pe ntabwo ibyo bintu KLARA yabikora yego niwe kabisa naho papa we ararengana ni ukuri rwose ni KLARA wifatiye uwo mwanzuro ahubwo bayi urabeho aha ngaho bayi urabeho genda nta kibazo wanakoze kumpa umwanya wawe nk'ukuntu KLARA akunda ishuri anatsinda cyane ni gute yafata umwanzuro wa feke wo kwivana mu ishuri kwe oya pe KLARA ndabizi ko iki gitekerezo atakigira ukuntu ari we mwana wa mbere ugera mu ishuri imbere ya twese niwe mwana usubiza mbere niwe mwana uba uwa mbere oya simbyumva pe ntabwo birangirira ariko se mu by'ukuri nicyo ushaka nkubwira kirenze ku byo mama wawe yakubwiye fiye mama wawe ameze neza nyine nshaka amenya ukuri ubundi narabyumvaga ko atameze neza nubwo nyine yiyoberanyaga kuko yahise yumva atari ufite telefone mbabarira nifitiye ibintu byinshi byo gukora kandi uyu munsi mfite inama rero ntabwo nakomeza kukubwira ibintu bimwe rwose nta cyabaye humura mama wawe ameze neza ariko maro ni ukuvuga ko nkiri umwana birabona ntazi mama ngo amenye gutandukanya igihe ameze neza n'igihe atameze neza ndabizi uramuzi none se urashaka ko nkubeshya ibintu bidahari oya ahubwo wembesha ko nta kintu cyabaye kandi cyabaye none se kuko iwaye ujya muri biro yawe ukifungirana kandi udasanzwe ubikora keretse hari icyo ushaka kumisha wowe na mama fiye muri byose njye na mama wawe tukwifuriza kwiga
ariko ubanza muzi ko nkiri umwana koko maru narakuze nubwo ntararangiza amasomo rero ngiye nimutambwira ikibazo gihari ndakora ibitabashimishije wowe na mama utakinyizera. Fiye genda subira mu byo wari urimo, mfite akazi kenshi uyu munsi kandi uturisha umutima. Anko waze kumbwira ikibazo mama afite. Fiye wumvisha ibyo nakubwiye? barushange ukuririmba urabarutaha ubusura cyandakariye shiri akazi nagasibye amafaranga bayankase kandi urabizi nawe amasezerano tugirana na bari abantu abakomeye pe ubu ningewe bari buhane ninge nayishe akoze shiri kutavuga shiri ubu ngubu uzi ko kuri hoteli bakodesheje indi modoka yo gukora mu kimbo cyacu akubanje uri kwicuza kuba nkwicaye iruhande cyangwa kuba nge nawe twirirwanye. oya shiri ibyo ntabwo nabyicuza ahubwo ni byiza ariko si ubwo kugikomeza gutekereza ibintu bibi gutyo ibyaba mukobwa ngo ni bote sinari gusobanuriye byose impamvu yampamagaye ntiyazeho amazina ye impamvu nashakaga gufata telefone impamvu nashakaga gusoma iriya message ibyo byose sinabigusobanuriye kuko usura cyandakariye bigezaho guti ariko ibyo bawigira ni ibiki kama ibiki se kandi ubwo aka kanya urandambiwe mukuri nawe umurambiwe umugore mwiza uri kumva kwihangana bikurangiranye wase kandi wibagiwe byose nge nawe twanyuranyemo mukuri nawe nakurambirwa pe ako sheri utangiye kubona ko ntakikubereye shiri nukuri wirira hakumana yanjye shiri mwiza mbabarira wirira rwose ahubwo reka amagarara hano ku ruhande tubanze tubiganireho shiri rubera mwiza nukuri ndagukunda mugore mwiza kandi nta wundi mukobwa cyangwa umugore waza imbere yawe nta wagusimbura pe uracyari uwa mbere nukuri ntabwo nkubeshya mugore mwiza byose basi wagarukiye aho ngaho kandi singiye he ubu ubona koko no kwa muganga batatubwira ko bigishoboka ntiwakihangana koko erega shiri urambwira ngo ngarukire aho se nagiye he nukuri ndahari pe kandi uriya mukobwa ngo ni bote sinigeze mukunda kandi ntabwo mukunda nta nubwo nzigera mukunda rwose pe none se nimero yiwe imara iki muri telefone yawe ariko se sheri ubu nawe ugiye kwigira nk'aba bandi babaswa koko kuntunze nimero y'umukobwa cyangwa y'umugore mwese ubu zose nzazisibe erega bote nakubwiye ko dukorana akora mu bijyanye n'abakerarugendo kandi rega ajya ndangira n'abakiriya rimwe na rimwe iyo byagenze neza none se nzabyihorera ariko se ubundi ko uhagaritse imodoka waretse tukagenda ko numva nshaka kwiryamira ariko se sheri ubu aka kanya ugiye kuryama kuri uru ruzuba koko cyane rwose none se kama ubwo ubaye urindi ukazinduka ubona ubutumwa bwoherejwe n'umuntu w'umugabo naranditseho izina ry'umugore cyangwa umukobwa message dusenye wasoma ugasanga ari umugabo ubwo ko kurumva ibyo bintu ari iby'igati mu by'ukuri erega sheri nakubwiye ko bote rwose anyikururaho pe kandi ngewe ntabwo mukunda nta n'ikintu na kimwe yashobora gukora kugira ngo kidutandukanye none se sheri kubona kariya kazi dukora ariko kadufatiye runini ubu koko tuzakihorere kugira ngo twizere none se mugore mwiza wagira ngo tubigenze gute nyine gutaguhamagara ukamisha ko yaguhamagaye none se wagira ngo aduteranye koko kunyereka ko ntakeneye kubona ibiri muri telefone yawe aha ari byo rwose sheri ariko ibyo si byo mvuze ntabwo mvuze ko bakagombye guhagarika ibiki se kandi hari ahantu yanditse muri message nizere ko mutazigera mujyayo kama nyumvira kandi nawe ra none se nitutajyayo bizagenda gute kandi uzi neza ko ari akazi aha ako mana yanjye nge narumye ngo yaguteguriye ibiki bisanzwe ariko ibyo ni byo mu kazi sheri ni ukuri ndagukunda cyane basi se urarambiwe kubona ko ngukunda koko
uriya si umuntu uryamye hariya ra yewe muntu ubu se ntiyapfuye yesu wanjye yemwe bantu nimutabara dore hano hari umuntu wapfuye yemwe reka witabaza ndi muzima yewe muntu burya uranavuga nagirwa nawe mubyeyi noneho ndabigenza ni noneho mana yanjye ariko abantu bigati ni abagome ubu kuko ntabwo babonaga ko uyu muntu ari gupfa ariko se ninde bwiranyuza mubyeyi niweho wenyine uhanyuze ukamvugisha yewe ntabwo aho mvuye nta keza mvanyeyo migambi yanyimye amafaranga y'inka yariye data yansembeye ngo iyo nka ya data ntayazi ngo nawe amuheruka mu mpeshyi iheruka noneho ubanza ndi bunabura urara inyuma pe none se wowe kuki uri aho ngaho gutyo koko ewe mubyeyi niweho wenyine unyuze hano kampangayikira niho naraye ngaho byuka shyiramo akabaraga none se ko ndeba n'imyenda yagucikiyeho kuko ubayeho ute nuko mbayeho mfasha mubyeyi mana we indushyi ni nyinshi ni ukuri ngaho kira haguruka haguruka mubyeyi nje ndindushe inshuro 7 ni ukuri kw'Imana ndi igitabwa ndi n'inshike ni ukuri kw'Imana ewe sindi n'imari n'inyamaswa zino hazanze konjya ngo nivire muri ubu buzima ni ukuri ukuntu nzabaho sinzi naha Yesu na se dore nje ntako nakwigenza none se ko numva utari uwina waba ukomoka hehe tugende yego kandagira reka ntunzare birimo ni ukuri mubyeyi gutyo waretse nkareka kukugora oya tugende mbega izuba mu rugo batagukurikirana kandi nje njyenyine usigaye komeza tugende ushaka wandeka nta n'uwo kuzabara inkuru hari nanjye mbasanze byaba byiza cyane kurushaho uyu muntu wabandi koko ndimo ngora reka n'izi mbwebwe zikanyirira ubundi ngiye kuri iyi si y'Imana mbariye hiki humura nyagasani we ntabwo wavuga gutyo hari impamvu wowe utapfuye tugende kandi hari n'impamvu inyamaswa zo mu ishyamba zitakuriye zibisamagwe biba mwaha mana we ahubwo Imana ishimwe pe wandeka ngapfa oya ntabwo wakavuze ukuri kw'Imana n'urubanza rwazagucibwa n'uwo mu muryango wazagukurikirana kuko ku buzima bw'isi burananiye oya tugende ariko ni ukuri kw'Imana mwari mwiza reka no kukugora undi njyenyine washobora ukandika nkipfira kuba muri iyi si ari ntacyo bimaze tugende ese ubundi ko mbona amaraso ku myenda yawe iyo yaturutse hehe nayanje dore n'ibirenge byashaje mbere y'inkweto kugira ngere mu iri shyamba ry'iwanyu turutse kure Imana we ese wasinziriye cyangwa ni uguhera komeza uvuge komeza umvugishe ntuceceke sibyo vuga yewe muntu Mana mbabarire umuntu ntaba mpfiriyeho mufashe paka abaye muzima n'iminuko ino mpinga nta kiraba gisigaye reka mbanze nzane njye kureba amazi ku iriba musomeze ndebe ko agarura ubuyanja umva yewe umva ariko mana kuki kuko ibi bikunda kumbaho kuko mana wamfashije kuko uno muntu akabaho ko nzagushimira rebera imvura nayo kandi yo koyo we ese wakangutse kuko yewe muntu
yewe muntu uyu se umpamagara koko ndamenya nkubwira iki koko Janti ndamenya nkubwira iki muvandimwe aro yewe ni Janti amakuru yiriwe ameze ate yewe turaho ko fiyete yataranye ngarashaka kumenya ibyabereye aho ngaho ntabwo tukarataha mu rugo se oya ntabwo Janti ntabwo rwose umwana wanjye sindongera kumubonera ijoro ribaye irya gatatu ejo nazindukiye no kwa Rudafu umuhungu wanjye ndamubura mfite agahinda kenshi ariko rwose koko poke yaba yaragiye koko yewe ntabwo nabyumva ubundi se hari umuntu mwaba mufitanye ikibazo aho ngaho ariko si ikibazo nagira ni ikihe koko nta muntu ngirana nawe ikibazo urabizi kandi kuva Rudoviko yanapfa abantu bino banyeretse urukundo rwinshi nta muntu n'umwe nkeka wantwarira umwana rwose rero mushiki we yarakaye ejo mu gitondo yaransaranye ngo mama wameze ati ariko nawe urabizi ko ibintu by'ibibazo dukunda kubimuhisha kandi niwe wabinsabye erega abana banjye bakibura se barahungabanye cyane Janti rero ntabwo nifuza ikintu cyose gishobora gutuma bahangayika umuhangayiko bagize kiriya gihura ahagije reka nagiye ku rugi rwa fiyete ndamukumangira reka yanze kuvuga yanze no gufungura ayiwe ubu noneho nanjye byandenze igihe umwana w'umukobwa pe nuko bimeze se yanze no kugufungurira yego rwose erega no kurya byanze kuva ejo yabaye undi muntu ayiwe Janti niba ari aho ibintu bigeze rero mbwirira umwana ibintu byose twaganiriye umubwire ko musaza we twamubuze yewe n'ibindi byose ubimubwire sinshaka kuburuburiza n'ubuheta icyarimwe sinaba nkiriho rwose ngewe uwo mwanzuro nari nawufashe ariko ndavuga nti reka mbanze muhamagare icyumba cye afite urundi rufunguzo rwacyo ngiye gufungura mubwiye ko umushaka fungura rwose ndabizi arahita acururuka yewe n'umwana wanjye niwe nizeye nsigaranye kubona fiyete yanga kurya reka mubwire kuri kumushaka umubwire byose ndabizi araseka anabashe kurya ukuntu inzara itakagwa neza we mumpe ndamubwira byose ahangayikire rimwe n'ubundi amaze gukura fiyete ngiye gufungura umuryango fiyete mama washaka kubwira byose fungura oke ndaje yo mumpe fiyete wanjye tuvugane mama fiyete ndakumva uri muri iki cyumba fiyete ndamubona ayiwe ugize ngo iki Janti oya ugize ngo iki ese sheri ibyo wansohokanye hano hantu sheri ntabwo nshaka icyakubabaza rwose kuva ejo nabonye wararakaye nabonye utameze neza wahinduye intekerezo kandi utekereza bitandukanye nuko niyumva ngewe none se ibyo nibyo byatuma upanga kuzana hano hantu bansabiye ko nakubera umugore cyane rwose rube impamvu nakuzanye hano hantu nuko hari ikintu kindi ku mutima nshaka kukubwira gusa urantungura pe gatese kandi uzi uko imyaka ingahe yose ishize hano hantu hatajya hahinduka ibintu babipanze gute kama sheri nshaka kumenya ko ngukunda rega ko nagukundaga cya gihe mbere tuzana hano nukuri n'uyu munsi niko nkigukunda kandi sheri nukuri ntabwo nzigera mpinduka ahubwo urabizi zana ibiganza byawe hano nkwereke nukuri biranshimishije cyane gusa urantungura sheri urantungura pe rube
ndagukunda kandi ndagukunda cyane pe, ntabwo nigeze mpinduka, nta n'isegonda na rimwe ryo guhinduka nzigera ngira, nta cyaza ngo kintandukanye nawe, uri umwe kandi uzahora uri umwe nkunda. waretse gutuma ndira koko sheri? Niba ari ay'ibyishimo komeza uyarire kandi wigire hino pe, njye mu gatuza ndaguhoza, ariko niba ari ay'agahinda mbabarire ntiwongere kurira pe, irambangamira iyo uri kurira ubabaye. Noneho ikintu kimbabaza cyane ni ukurizwa n'umukobwa nk'uriya utabasha no gupfundura udushumi tw'inkweto zawe ko. Ego sheri, ukuri ndagukunda cyane. Basi se waretse nk'umukobwa ariko numva ari byinshi. Ibyo nabyo haguruka. Yambi sheri, mbabarire ku bitekerezo byose navuze bikakubabaza. sheri wanjye, nanjye mbabarira kuba nashatse ko usoma ziriya mesaje z'uriya mukobwa, uko nashakaga ko biduteranya rwose, kandi urabona ko satani yari agiye kubigeraho. Ariko nawe ntukongere kuwuhisha. Nanjye ndakubabariye, ni ukuri mugore mwiza, ntabwo ujya uhinduka pe, ahubwo sheri funga amaso nkwereke. Sheri watinda ugiye gufunga. Oya sheri, oya rwose mbabarira wifungura, ahubwo niba mvuze ngo du uhita ukangura. Sheri mbabarira buretse ho gatoya. Du gira umunsi mwiza, ibuka itariki wavutseho, gira umunsi mwiza, sabukuru nziza yambi. Baba we, bega imvura. Kra, ariko kra, bigimba ntabwo uhamagariye, ntabwo uri kunyumva koko. ariko se n'ibiki Rwema? Jamayi, kra, uyu muntu uryamiye ku buriri ni umuntu uko nkanzera ko kra, isi ko ari wowe wiriwe aha, uyu ninde waje kuryama hano ko? Kra cyangwa nipo? Umva Rwema, ndakwinginze ceceka, rekeraho kuvuga cyane ndagusabye. Ubwo kuba umuntu aryamye aho nabyo ni ibibazo koko, uboshye babuza aho uryama. Umva ye, usibye kubivuga bigutwaye iki? Ese ubundi ko ndo ufite ubwoba? Kra, uyu muntu ni umuntu utazwi. Ngo umuntu utazwi? Ni umuhungu natoraguye hafi y'ishyamba werekeza harya ku musozi w'Ubucyanyana. Ye baba we, ngo ntazwi? Guteze kandi? Umva se, nyine ntabwo nzi amazina ye. Njye ubwo najyaga kwishyuza amafaranga y'inka ya data kwa Migambi hakurya y'umusozi, rero niho nasanze umuntu usa n'uwahwereye. Ye baba we, ngo nk'uwahwereye? Yararyamye mu nzira atagira kirenge. Umva, nahamagaye mbura uwanyumva pe. Mwana we, ubusura bigenze uti papa nabimenya Kra? Wowe ntubivuge. Natora akabaraga ejo nzamuganiriza mubazo uwo ari we, kuko yari yananegekaye cyane. Rwose ndagusabye, ntabwo nshaka ko papa bimenya na gato. Rero niyegera yaryame hirya ngiye mbona uko niryamira. Ndukunda kwishyira mu bibazo Kra. Ubu ni wowe wikubitisha ziriya nki za papa. Ahubwo ugenda ukirire poke kiriya gikoma. Ikihese? Uravuga ibiri muri iki gishashi se? Ariko rero rwose ngiye mbona ari umutera umunabi. Umva kera kuza kugendana no gukundana na poke, ariko buri munsi uramusuzugura. Wowe ibyo ngiye byose warabyanze. Ubu se kuko naza ukujugura kubera abantu ugenda utoragura ntanabazi. Usi umuntu niba ari igisambu cyangwa umutekamo, ubwo yaba kurenganyije ko Kra arakujwibura. Ariko ntabwo mugira ubumuntu Rwe, nawe ukiri muto ko kutekereza utyo. Ereka ni wowe wizize, usi kurarura abantu kugira ngo ubwo uzikuye umuntu atabashaga no kurya. Ziko byansabye kumutamika igikoma nkanamurisha, tabashaga no kweguka. Impuwe zawe zizagukoraho. Njyewe bigeze ahubwo uyu muntu umujyane mu cyumba cyawe. Ntabwo nishoboreye pe.
giko umuntu yari no kunywa se ntukimaze ukihera abantu tutanazi. nawe wabikora rwe ari wowe bibayeho se wabigenza ute? Karangiye nakwigendera. Je ntabwo ndi intwari y'Igatiti. Reka karangiye reka nkubwize ukuri. Se ndirambo wo muri Gati. ariko ubundi uyu we ntaragaruka ubumuntu. jewe muntu jewe ariko ubundi uyu we ni muzimara. wayabonye amafaranga? Nayabonye, urakoze cyane si. Byabaye. Yemwe abahana. Mama. Uwo ninde wenda kunsenyera urugo bose anzaniye umuhungu wanjye. Ariko ingo z'abapfakazi ntibatubonera nawe. Uwo ninde? Mama, erega ni Fiyete. Ngo Fiyete? Umukobwa wanjye Fiyete se yabageze hano gute kandi? Fungura rwose mama ni ngewe. Yewe uko manga. Erega rekeraho naje. Fungura rwose mama ni ngewe. Yo, Fiyete mwana wanjye. Uraje. Nukuri Janti yaraye akubuze, ubu koko waraye he mwana wa? Mpobera agira hino mpobere. Oh, yahangayitse. Mama, waretse kurira ko ukuntu ari gukumbuye. Nukuri kuva umunsi uhamagara sinongeye kuryama. Bwarije njya kurara ku mukobwa twigana, njye nari mpangayitse mama. Kandi nyine unyumva sinzi impamvu mumisha rwose. Yo, mwana wa, nukuri warakuze. Shenge burya gati nimbira gatsindwa. Yari yarakugize uruzingo, rubanda bavuga ngo ntuzakura mwana wanjye. None reba ukuntu wanganye. Yo, ongera umpobere mwana wa. Ongera umpobere nyabusa hari impamvu. Mpobera cyane. Ntabwo ari cyane mama, ntugakabye. Umva mbese. Gusa nanjye nari gukumbira ku rwego rwo hejuru. Ese mama. Imyaka ibiri ni myinshi rega. Ni myinshi. Ibintu birahinduka. Kandi uranibuka ko papa tutatinze hano Janti yahise antwara. Mwana wanjye sugira ngo ntunaruguyemo. Usanze ngifatisha umuriro rwose. Natinze mu kabandi. Natinze yose nakora iki ko nanicaye nkazinga nkagaruka ko ntigeze nanabagara. Ariko rero Fiyete, nushaki uretse mpamagare Janti, mubwire ko wageze hano arekeraho guhangayika. Ibyo biri mu binzanye mama. Kumenya impamvu usigaye umeze gutya umeze. Gusa nushaka umuretse. Nawe yumva ukuntu bimera di. Kandi mama nyine ndakomeje. Marume nawe umureke rwose. Ariko ubwo waretse nkamubwira koko Fiye, waretse nkamubwira. Ariko ndabona hano muri saro harahindutse. Mama iyi mitako ni wowe wayishizemo? Yewe ni umusaza wawe Poki. Ngo ibi bintu arabikunda da. Ariko koko mana yanjye wampaye umwana wanjye koko ntacyo nacumuye. Mana we, nzanira umwana mana we. Kuri kurira mama. Ubundi se Poki ari hehe? Ko ataza ngo ngwemo. Poki ari hehe mama? Erega ubwo wumva twabiguhishaga ngo udahangayika. Uyu ni umunsi wa kane mbuze Poki. Nukuri Poki naramubuze kandi nta hantu ntashakiye muri uyu mudugudu wa Gati. Narebeye mu ngo zose. Narebeye n'ahantu hose yashoboraga kujya. Ariko nukuri umuhungu wanjye Poki naramubuze ndamukumbuye we. None se mama, urashaka kuvuga ko Poki yabuze? Uretse mpamagare musaza wanjye mubwira adakomeza gushakisha. Mama, please Poki ari hehe mama? Ubu kuko musaza wanjye nawe baramwishe ko. Abasigaho mwana wanjye. Wihamagara rwose mbabarira hatagira ukumva. Batagira unyumva ko agakora iki mama? Akamugarura se? Ubwo si byo nibyo mwamishaga koko mama? Nyine nibyo gusa humura turacyashakisha ahantu hose Fiye. Wo gushakisha? Ugashakisha iki mama?
ubu iminsi yose ataraha ubwo ko kwambwira ute kwamushakishije n'urugendo rwose nakoze mva ku ishuri nta n'ifoto n'imwe natambutseho imurangisha mama koko yewe ntako ntagize n'ukuri mwana wanjye yepa twamushyunga tutazi aho umurambo wuri ntabwo natuza rero mbonye ko mu mishi binyica ariko ubwo kuko kuki umbwiye amagambo nk'ayo fiye kuki sawa rero mama ubu ndigendeye kumushaka oya ntugira aho ujya oya ndagiye mama mwana wa ayiwe none se fiyete ugiye ngwino garuka fiyete mwana wanjye Poke? 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 Yamaye. Poke? Uyu muhungu bitera? Umva mani Poke, itaba mani nkubwiye. Yamaye. Poke? 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 Uyu muhungu agiye hehera? Ndikubibwira papa. Papa, ibiki sha uzi noneho ibiki niba Poke adawereye burundu ubwo noneho yawe yatorotse akasho yawe ngenda kumanza ahantu hose numvaga nta muntu kuma papa bisubize uri kuye ntabwo kumanza ahantu hose n'ukuri reka hishoka we bamuzira uzi papa uzi none se ntabwo yapfuye nahagwa mbe nyamara Poke yapfuye ndamubuzi nako nyumva neza uranyumvira ati ntibishoboka ntabwo yajya isuni yawe yapfuye reka ntibishoboka namubuze ntawe urimo pe utitiye ni mama y'Imana reka wenda njye nahagwa mbe haba arasubwo nigabwira we uranyumvira nako nyumva neza nkubwire mwemiretse papa uzi Poke ntiyaba yapfuye koko ntabwo bishoboka ibyo ngibyo Rudoviko ntabwo arancika ajya hehe mwese nta n'umuntu n'umwe uri buva muri iki cyumba genda gifunze kandi nta muntu uhaba ndabicara mwembi CLARA niba ari nawe wagize uruhare mu gucikishira mbobo mwene Rudoviko waje ubonesha indi sura ya Rudoviko njyewe uri ushaka kuyigumishaho urabona indi sura ya Rudafu tigeze ubona mu bw'abaso mugume hano mwese nta n'umwe ava muri iyi nzu reka n'inzu niyubakiye uhava ndabica mwembi CLARA nawe Rwema niba ari wowe wagize uruhare mu gucikishira muhungu bwere Rudoviko uraje umubone by'isura nzi warubona isura ndi ya Rudoviko kandi wayifunguriye CLARA nukuri Poke namubuze Poke yapfuye n'imama genda mwibura hano uyu urabeshe Rwema n'ibishobo ngese siniviriyeyo muri cyabo cyane Rudoviko reka mugume mwinzu oya we Babarira tujyane menye aho Poke ari n'ukuri ndabapfungirana ndakurere kugufasha kaje kanga wawe ko ntazi papa ndabapfungirana aho ngaho mukobwa CLARA papa reka ngende we dufungirana mu nzu papa usu muri iyi mvura koko papa Yesu ubundi muri iyi mvura dore yadukingiranye n'ukuri ariko papa koko buriya nawe n'ukuri papa zikira umwana umva CLARA sha nukuri mbabarire mwana wa mama ntabwo nari nzi ko papa gukubita gutya ase uguki papa komeza kwanga Poke koko Rwema CLARA abarira umbwira kuko uravugisha ukuri Poke yahwereye nabwiriga nanjye mbizi neza ahubwo nuko namuhamagaye ariko ntabwo yigeze yitaba warebye hose uramubura no mu mfuruka z'ikibuti hose kuko Poke hose ngiye nareba ariko rero nabwiriga nanjye mbizi neza ahubwo nuko namuhamagaye ariko ntabwo yigeze yitaba neza na cya gikoma wari umuhaye ngo mushyire nacyo ndakiyasize
ubwo bwari bwahise bunyuka shakara ni ukuri namushatse ahantu hose njye namubuze ahantu hose ntawe uhari ni ukuri kw'Imana neza neza narebye ntawe uhari irondeka Rwema kandi wumva utuje ntugire ikibazo ntabwo wigeze utuma data nkubita urushyi ariko hari ikintu kimwe utakoze igiki ubwari ugiye kumirikira amakosa yose ubundi karaga ngo datora akakuza ariko wanze kumva n'ukuri ubundi se mpamvu akomeza gukubita reka ajya kujwibura n'ubundi kuva kera ntabwo wumva none se ubu Rwema kubera icyo utahamagaye cyane kuko wenda iyo uhamagara cyane yari kukumva ntawamenya nahamagaye ubu se wizeye ko atapfuye none se ubu Rwema kubera icyo utahamagaye cyane kuko nukuri nahamagaye cyane ahubwo njye nta muntu nigeze numva n'ukuri wenda iyo uhamagara cyane yari kukumva ntawamenya ntako nagize rwose kara nuko ubu se wizeye ko atapfuye yaba yanapfuye da none se ko nahamagaye ahantu hose nkamubura none se ubwo yaba wowe cyangwa data urumvaga ati twayikizwa n'iki koko Mereka nawe papa urakuzi uriya mukobwa ariko ntabwo ujya wumva nawe rwose ibibazo ishyano ryaba riguye kandi badutera amabuye natwe kugeza dushizemo umwuga reka ntabyo bakora ariko papa ubundi yafunguye umuryango kuko tukajyana papa se urabona ari hafi papa wagiye muri iyi mvura papa ubu yafunguye kuko ubu nkuri yari kujya he meya shaho wahagaze nkakubwira kandi atangiye no kumanuka asubwo meya ariko ubu koko meya bigeze naho nza ngushaka ukanyihunza mani ntago mpari nigiriye muri refe cyangwa ubundi niba ushaka gutoroka wagiye ariko meya nukuri ubona njyewe ndi umwana mubi erega buriya nanjye n'ibijyanjye ntabwo mba ndimo kugukinisha nukuri ubwo rero njye ntabwo rwose binshimishije kukubona n'iyo myitwarire yawe none se urashaka ko ngufasha iki meya nukuri ndagusabye emera tuganire mbabarira nukuri sibyo meya reka nkubaze ni iyihe mpamvu nibura imwe wampa yanyereka ko uri seri nyine emera tuvugane basi niyo wampa umunota umwe wonyine ako unega amatwi basi nyine okay urashaka kumbwira icyo ubundi nukuri meya urabizi ko buri gihe twaganiraga nakubwiza ukuri twari inshuti cyane nawe ukambwiza ukuri none se urashaka ko ngufasha iki meya emera tuganire ndagusabye please mbabarira nyine arena niye mpamvu yanyereka kuri aka kanya none uri seri nyine nawe mu mwanya wawe basi niyo wamumye imiti ibiri yonyine ako basi unega amatwi okay ushaka ko ngufasha iki none nukuri meya urabizi ko buri gihe nahoze nkubwiza ukuri nta mpamvu rero yo kugenda umunga asubwo warashe ku ntego koko urashaka ko ngufasha iki okay meya ikintu cyose uri bumbwire ndagikora pe uragikora nukuri meya ariko ndakwinginze umbwire umuntu wakubwiye ko naryamanye na Gapasi muri ririya shyamba ry'igati Pasi ubundi ko mba mbona utari proud y'umugabo wawe Gapasi man ngaho nyumvi utaburi proud ya sheri wawe ubwo sibyo kandi ubizanye gute mbwira ibyo Gapasi ubwe niwe wabinyibwiriye ubundi bizakubuza gutoroka ujye kumureba nukuri meya ntabwo nigeze ngira na feri nimwe nuriya mujanga meya na rimwe bizigera biba na n'umunsi n'umwe ibyo bintu nzigera mbikora pe meya nukuri pe erega n'ubundi arena reka nkubwire n'ubundi ntawe utwika inzu ngo ayishe umwotsi rwose ahubwo dore ikintu sinarinzi ko waburiye mu bajama bazima mani ukaba waragiye kwa Gapasi ngaho mujye munyumvira ko cha usigaye uri no hasi pe okay meya basi kankubwire kankusaba ikintu kimwe ibi bintu nibizigera birenga ahangaha bizaguma hagati yanjye nawe erega rena ntabwo ari ngombwa njye umugabo wawe wenyine se ko hagije arabyivugira meya erega biriya bintu byose ni ibinyoma nukuri ndakwinginze
njye si ngombwa ko nirirwa mbivuga rwose reka meya rwose njye nta mugabo mfite pe nta mugabo mfite ibyo bintu usuzongere no kubimbwira erega nubwo uba wigira gutyo kose kukubona ariko nakubona twisanzuye nk'uku nguku nabyo ntabwo binshimisha kuko urabizi ko kuva kera twisanzuranagaho tukanaganira icyo gihe hari imbere mwana hari imbere nyine meya nyine hashize igihe kinini hari ikintu nyine nshaka kukubwira ariko nabuze uburyo mbikubwira arena ngo hari ikintu ushaka kumbwira nyine urumva nyine meya nashaka kukubwira ko ariko uko kupoke ngo yabuze kuko nawe wari se Rwema kuko ibintu muri kuvuga ni ukuri se CLARA uracyarira kuko uri gutuza nyamara barongera bagukubita disi poka buraye kabiri ariko poke umunyarwanda arazira iki kuko ntawe ntazakururira ibyago mbaba umusekeje poke ni umuziranenge indengane yigendera ni imfura byahamye kandi mbimubona no mu maso ariko si ubu basi nanakira azongera kundeba poke se ubundi ubu aracyana ariko basi nanakira azongera kundeba kwa kundi yandebaga uw'abandi poke se uzamukura he ubundi ushaka uceceka ubundi se baracyahumeka poke ntawe uzabona ni ukuri kose CLARA njyena nakubise cya kigunguru nenda kubabara intoki kandi ari nako mpamagara cyane ndi guhamagara ngo poke ariko njyewe nabuze unyitaba kandi urabizi ahitagaze kuri cya gitobora akavuga ubise kuko byabaye ibyuya kwibye amaraso byo ndateze kwitegura se CLARA ubundi ubona ari cyo gituma papa ahora gukubita ariko se ubundi ubwo wowe gucyo utareka poke koko watoroka watokeye hehe nabanza nkasiga ubuzima njyewe niba wahwereye henga nze nkwihotorere sinakwizera ibyo Rwema mbiye ntamboga cyejo reka ngomba gugisomo mwere Rudoviko njyewe njyanyirama byo nzabyikurikiranira njyewe ubwanjye byikurikiranire kandi unamubwiye ko njyewe nagutaye mu kacu yanyanga we none niyansukira na yamugezi ntabwo yansukira na Nyabarongo reka ntabwo nzerekeza hehe uracika ndabisenye ibwibi ndabisenyaguza ariko ndagusanga ndakumagura ndakumagura sha uzi ko umuhungu yacitse henga mpwere utagumiriza inshuti gakanga imbibi zagati nibaruka Rwema motora kitambika uzi ko yacitse icyuma kirera de nta musere banyutamba nko kuba ari nkuru hari yasaze rudafu nasaze uno yangiye yose byanjye byose birarangiye we uyu warankuraho tu arajya kumfungisha arambambisha ku karere kuri komine arajyayo nta hose bamfungi barigeza nti akose oya ntabwo mbibwira CLARA uretse kubwira ko none nasanze intare zamuriye zamutatamuye nambaza amaraso ndamucabiranye mubwire yuko noneho byari we n'intare birakona mwishinguye tabitse nazo w'itaka kandi arabyumva yasubire mbasingurire maze mbihanangirize rero ko nta cyabaye aramwibagirwa ndabizi kandi bya burundu yewe mukobwa mwitagira kwasi anyumvira kwe yero dafurundo ndasabaze ndajya ari kumushyamba ndagati rwose ndamuhiga nishamwe mufate yewe mukobwa mwese aho se umuntu umvara nabyutse abana koga sindasembe mbasinziranye Rwema hamusi ntamufungiranye kunindira n'ubucyumba cy'umukobwa wanjye kuba ryari noneho kuba ryari uri mwana nde uyu nindira ikiri giki wovuga urinde urahangaga ariko nazo rwazerekeza he noneho bana yanjye Rwanda udafu nagorwa utamize impuzimbwa noneho ndamugira nte noneho uyu muhungu
urinde urunde shawo urinde wa mukobwa wanzanye hano ntihura we mukobwa gusobanurira wo muryamira mu cyumba cy'umukobwa wanzanye urinde wowe mana wantabara koko mubyeyi fasha umujura fasha umujura ceceka mwana bara ko nabara gutara ngo mukobwa uriye ngo ngize uno mugabo nukuri kw'Imana ye baba we none iyi ntambara yo kwa Rudafi irahoshwa nande naho ubutaha mu gice gikurikira iki mu ikinamico ndamukunda. Ikinamico ndamukunda muyikurikira buri gihe kuwa gatanu saa 2 z'umugoroba kuri YouTube channel yacu yitwa YEP TV Rwanda. Imiryango ikadutanya, amikoro akadutanya, gusa ndamukunda, nziko nawe ankunda, njye ndagukunda, iwacu bakadutanya, rubanda bakadusenya, gusa ndagukunda.